Ubu business nyinshi ziri gukorera kuri internet kandi abakeneye uburyo buhamye bwo kwishyurana hifashishijwe ikoranabuhanga. Bitewe n'uko isi yabaye umudugudu kandi ubu umuntu wo mu Rwanda ashobora koherereza amafaranga umuntu wo muri Canada mu kanya nk'ako guhumbya. PayPal ni kimwe mu byoroheje uyu murimo. Wajya wibaza uko wafungura konti ya PayPal mu Rwanda. Wajya gukorera amafaranga kuri internet, wajya kuyakuraho bigasaba ko waba ukoresha PayPal. Cyangwa wageze kujya kugura ikintu kuri murandasi ugasabwa kwishyura ukoresheje PayPal. Ubu PayPal irizoye cyane mu bijyanye no kohereza amafaranga yifashishijwe ikoranabuhanga, kandi kohereza no kwakira amafaranga byose ni ubuntu, kiretse y'amafaranga agomba kuvunjwamo andi exchange. Kandi nabwo ibiciro biba biri hasi cyane kurusha uko wakoresha konti yawe ya banki isanzwe cyangwa credit card wishyura. Ku bantu mufite YouTube channel zibo, kugira konti ya PayPal byo ni ingenzi cyane kurusha uko mubitekereza. Ese wari uzi ko Google nayo ubwayo kugira inama yo kwemeza imbuga zirimo nka PayPal yo kukwishyuriraho mu gihe wakoze channel monetization? Muri iyi video ngufi turabiri kuko wakifungurira konti ya PayPal uri mu Rwanda. Guza konti yawe ya banki ndetse na PayPal. Ibi ni byiza byo gukoresha PayPal n'ibindi by'ingenzi ukwiye kumenya kuri iyi gahunda yo kohereza amafaranga yifashishije ikoranabuhanga ya PayPal. Kora subscribe hano kuri YouTube channel yitwa Xmenya kugira ngo ibiganiro nk'ibi bijyanye n'ikoranabuhanga bijye bibageraho mu buryo bworoshye. Muri kumwe na Mr. Buda, muhawe ikaze. Reka noneho rero dutangire turebera hamwe uko wakifungurira konti yawe ya PayPal ukoresheje telefone cyangwa se ukoresheje mudasobwa, upfa kubugera kuri internet gusa. Aho urajya muri browser yari yose, ushobora gukoresha Opera Mini, ushobora gukoresha Safari, ushobora gukoresha Phoenix browser cyangwa se indi yagufasha. Gusa twe hano reka dukoreshe Chrome. Urazifungure Chrome yawe ibisanzwe ubundi wandikemo PayPal. Ushobora gushyiramo www.paypal.com cyangwa se ugashyiramo PayPal gusa. Nk'uko uri kubona twageze kuri Google babitweretse, urakanda hano kuri PayPal kuko hari right ugera kuri website yabo. Ni wagira urahita ubona interface imeze gutya, hanyuma uhita ukanda kuri create account for free. Hano rero ugomba guhitamo igihugu uherereyemo. Twebwe kubera ko turi mu Rwanda, uraza hasi ushakishe igihugu cy'u Rwanda kiri ahagana hasi nyine, uragishaka noneho aba ari cyo gufuraho. Aba ariho n'amadarapo yewe, uretse ko hano wenda atari kugaragara neza ariko gusa ndabizi uraza kubona amadarapo. Noneho ufure nyine ku gihugu cyawe urimo. Niba utari mu Rwanda urafura ahandi, gusa ko turi mu Rwanda rikaba ariho dukanda. Noneho warangiza ugashyiramo nimero ya telefone. Mu by'ukuri guhanga PayPal ubundi nta kindi kintu kiba gikenewe kirenze nimero ya telefone wenda na email yawe, nta kindi rwose. Ngombwa konti ya banki ngo uyifite ako kanya, oya, ibingibi biba bihagije. Bashyiramo nimero ya telefone yawe kugira ngo baze kukoherezaho message cyangwa ibirimo code, ukorera confirmation kugira ngo barebe ko uwo muntu ari uwa nyawe uri kubikora. Murabona ko nimero twayisizeho, none dutegereje code barayitwohereza muri SMS bigizwe n'imibare 6. Dore ngi bayitwoherereje. Code yacu ni 73306332. Bayishyira noneho code utayibonye ukanda no kuri send code again, bakongera bakaba bayikoherereza. Gusa ariko mu gihe ukanzeho kenshi n'inshuro zirenze 3 akenshi bahita babihagarika, ntago wongera kubona code. Rero uyu ubanza utegereze code, nurangiza ukanda akurikira. Murabona ko tugeze noneho gushyiramo amakuru atwerekeyeho personal information. Aho urashyiramo email yawe ukoresha. Yewe ndashyiramo xmenya.john12@gmail.com. ubwo nawe urashyiramo email yawe ukoresha.
numara gushyiramo email rero hano urakurikizaho gushyiraho ibijyanye n'amazina. Aha ariko ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe, aho ushyiraho amazina ari official cyangwa se nyayo ari ku ndangamuntu yawe. Aha ngaha amazina ndi gukoresha ntabwo ari ku irangamuntu, niyo mpamvu muza kubona ingaruka biza kutugeraho nyuma. Wowe uze gushyiramo amazina ya nyayo ari ku irangamuntu yawe, kuko bano baba bafite amasystem ahita ari trifinga cyangwa se ahita abereka amakuru mu by'ukuri y'uwo muntu wayashyizemo. Ese uyu muntu abaho muri iki gihugu cy'u Rwanda? Hanyuma ugashyiramo password iba igomba kuba igizwe n'ibimenyetso birenze 8 kandi bigizwe nibura n'umubare umwe cyangwa se andi ibindi bimenyetso birimo utunyenyeri n'ibindi bintu nyine bitari inyuguti gusa. Ugomba kwishyiramo no kongera ukayisubiramo kugira ngo barebe ko wayimenye, kutazapfa kuyibagirwa gutyo gusa. Confirm your password. Urabona ko password yacu ihugira kandi kuri next dukomeze. Hano nanone tugeze ku kindi cyiciro cya gatatu cy'amakuru tugomba gushyiramo ubwenegihugu bwacu mu Rwanda. Dushyiramo igihe twavukiye, day, month, year, itariki, ukwezi ndetse n'umwaka, nabyo tukabishyiramo. Hano tukajya kuri address line ya mbere. Iyi ngiyi ni nka province, kandi province dufite mu Rwanda ni 5 n'umujyi wa Kigali, rero twebwe rikaba ariho twishyirira. Address line ya kabiri ushaka washyiramo wenda n'izina ry'akarere naryo ryakunda. Hano kuri address line ya kabiri reka dushyireho akarere. Akarere kacu wenda reka ko muri Kigali kamwe, wenda reka duhitemo Gasabo ni urugero. Ubwo nawe uraza gushyiramo aho uherereye. Hanyuma tugeze kuri postal code. Ubundi mu by'ukuri mu Rwanda twavuga ko nta postal code dufite, gusa dushaka twabyihorera. uwo ushaka postal code wayihorera ukikomereza, cyangwa se nanone ugashyiramo ama05, nabyo ntacyo bitwaye bitewe nuko nta postal code yihariye dufite. Noneho tubirangijeho kanda kuri stay logged in for faster checkout, ndetse ukande nuko wemeje ko wasomye amategeko n'amabwiriza bigenga gukoresha PayPal ndetse n'amakuru ku mutekano. Uhita ukanda kuri agree and create account. Ndabyemera kandi account ndayihanze. Noneho byarangiye, twarangije kuyihanga. Dushobora guhaha twifashishije PayPal, dushobora kohereza amafaranga, kuyakira n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye dushobora gukora na account yawe hamwe na PayPal. Turategereza rano ukanda kuri get started, bazahita bakwereka uburyo ushobora guhuza ikarita ya banki yawe ndetse na PayPal. Gusa ntabwo tugiye kubikora none, ahubwo turaza kubireba mu kanya ku musozo wa video, nibwo nza kubibereka uburyo ushobora guhuza ikarita yawe ya banki ndetse n'iyi konti yawe ya PayPal, kugira ngo noneho ube wabasha gukura amafaranga kuri konti ya banki yawe yashyira kuri PayPal, cyangwa se iyavana kuri PayPal yashyira kuri banki. Hano ushobora gukoresha ubwoko bw'umuhita butandukanye, hari Visa, hari za Mastercard, hari American Express ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye uzagenda bakwereka. Reka tubikuremo, ahubwo tujye kuri PayPal duse nkaho twongera gutangira, turebe se konti yacu twahanze iri gukora imeze ite. Reka turebe iriya konti ya Xmenya John, turebe ko yakoze. Twandikemo www.paypal.com. niba dahita batujyanaho, turaza gukora login nk'ibisanzwe dukoresheje iriya nimero cyangwa se ari amazina yacu ndetse na password. Gusa hano barahita batujyanaho, turahita tuyibona. Hano urabona ibintu byinshi ushobora gukora, hari ama notification bagenda bakwereka n'ibindi byabo bagenda bakwamamarizaho nka app yabo ushobora kudownloadinga n'ibindi. Gusa uraza hano kandi kuri tuduronko usa nk'udutambitse, urabona ko ari Xmenya John ya account nyine twahanze cyajye, urabona ko yajeho rwose. Hano waza ukanda hano kuri wallet nabo barahita bakwereka uburyo ushobora guhuza konti yawe ya banki ndetse na PayPal. Ushobora guhita ukanda kuri link ekadi, noneho ukaba wabasha kuba wayihuza. Ibyo guhuza
ikarita rero na PayPal turazikurira mu kanyabwo, reka turebe ama notification cyangwa se amamenyesho bagiye baduhereza. Bagenda batubwira bati cash out quickly, hano ushobora kuba wakoreza amafaranga rwose mu gahe gato cyane gashoboka. Batugushishikariza no kuba twabahereza andi makuru menshi agiye atwerekeyeho kugira ngo account yacu tubashe kuba twayihanga neza ndetse tukanayicunga neza mu buryo nyine bwose bushoboka. Nino murabona ahangaha kuri iyi account access is temporarily limited. Nuko ari amakuru twatanze wenda nuko ntakanze ngo mbibereke, nuko ari amakuru twatanze ataranyayo. Hano nge nakanze kuri provide information uko ntari kubibereka, barambwira ngo kugira ngo account ikomeze gukora ati waduhereza ID, official ID mu gihugu cyawe igaragaza ko amakuru watanze ari mu by'ukuri. Rero kuri PayPal hano ukoresha amazina yawe ya nyayo. Konti abonye uburyo bayihanga, iyi ngi na hanze ni urugero nashaka kubereka, bisoye n'ujya kuyikoresha wihangana ukoreshe amazina yawe ya nyayo. Reka none turebe uko ushobora guhuza ikarita yawe ya bank ndetse na konti yawe ya PayPal. Uraza hano nk'ibisanzwe ugiye nyine wajya hara kuri wallet, uhita ukanda wemezeho, ukande kuri link a card, urahita ubibona rwose hano utangire wemezemo amakuru gusaba, hari gushyiraho nimero. Murabona ko rwose ucyandika imibare ine ya mbere hano kuri nomero ya banki bahita bakwereka ubwo bwoko bw'ikarita ni Visa niyo tugiye gukoresha. Gusa ntabwo nshaka kubereka nyine iyi ni ikarita yanjye, ntabwo nabereka amakuru yose birumvikana. Hanyuma ugashyiramo nyine nomero y'ikarita yawe, Visa yo ihita yizana birumvikana, ntabwo wirirwa ubihitamo ahubwo byo ama system yabo ahita abizana. Hanyuma ugahitamo expiration date, aha ni igihe ikarita ibizarangirira, kuko burya ikarita nyine hari igihe bayigenera. Igihe rero nacyo urakibona kiba kiri ku ikarita, kiba kiri ku ikarita bari ukwezi n'umwaka, niyo mibare ushyiramo bagahita babona niba iyo karita mu by'ukuri ikiri valid cyangwa se igikora, bikaba byakemera. Hari ikindi kintu ushyiramo ku ikarita, barakubwira bati inter security code ya security key, cyangwa se nanone niba ufite CSC ati ube wayishyiramo. Aha rero ni utubare dutatu ubona hano ku ikarita yawe ya credit card cyangwa se debit card, niba ariyo wasizemo uhindukiza ikarita ku gice nyine kibusanye n'ahaba hari nomero y'ikarita. Noneho uhita ubona utwo tubare rwose bari dutatu twiranga ku bandi, natwo ukadushyiramo no twanda kuri save map cyangwa se link a card, hanyuma akazi kose ukaba urakarangije. Noneho ushobora kuba wakura amafaranga yawe kuri konti ya banki ukaba wayashyira kuri PayPal kugira ngo nyine wishyure birumvikana, cyangwa se niba ari umuntu yakoresha kuri PayPal ukayavana noneho ukashyira kuri banki mu buryo bworoshye cyane. Ubu noneho kwihangira konti yacu ya PayPal twabirangije, ndetse no kuyihuza n'ikarita yacu ya banki twabirangije. Mu kanya rero tugiye kubagezaho ibindi byinshi by'ingenzi ukwiye kumenya kuri iyi gahunda yo kohereza amafaranga yifashishije ikoranabuhanga ya PayPal. Dore icyo ukwiye kumenya. PayPal ni ikigo cy'Abanyamerika gikora ibijyanye n'ikoranabuhanga mu kohereza, kwakira no kwishyura amafaranga kuri interineti. Ubu iyi serivisi yabo ikoreshwa n'abarenga miliyoni 200 ku isi hose. Babikorana umutekano uhambaye bifashisha ikoranabuhanga rya end-to-end encryption mu kurinda amakuru y'abakoresha iyi serivisi yabo. End-to-end encryption ni ikoranabuhanga rituma amakuru nk'ijambo banga ushyira muri systeme runaka atagaragarira uwo ari we wese, yewe n'abatanga iyo serivisi, kuko amakuru aba agenda mu buryo buri digital, aho imibare ibigizwe na za rimwe na za zero nyinshi. Ikindi kiza cya PayPal kandi ni uko ifasha abantu kwishyura hakoreshejwe uburyo bunyuranye nka credit card, debit card, konti ya banki, PayPal balance, kwishyura ukoresheje ibihembo PayPal itanga, PayPal rewards, cyangwa ukishyura ku nguzanyo ya PayPal credit. Ikindi kandi PayPal ifasha abacuruzi banini n'abato kohereza amafaranga menshi, mega transactions, ku biciro byiza. Gusa ariko nta byera ngo de, nubwo kohereza no kwakira byose ari ubuntu, mu gihe hakenerwa kuvunjwa
ushobora gukatwa amafaranga menshi utateganyaga. Ikindi kandi PayPal bitewe n'ingano y'amafaranga anyuzwaho ni target cyangwa igipimo ku bajura bifashisha ikoranabuhanga kimwe n'ubundi bwambuzi bunyuranye bukorerwa kuri internet, online scams. Ngaho rero amahitamo ni ayawe yo kuba wafungura PayPal. Kora subscribe kuri YouTube channel yitwa Xmenya, ujye ukurikirana uko ibintu bikorwa mu ikoranabuhanga kuri internet, uko wayibyaza umusaruro kimwe n'imbuga nkoranyambaga zinyuranye. Mufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ikindi mwifuza ko twazababwiraho ubutaha, mwatwandikira muri comment. Mwari kumwe na Mr. Buddha, Imana ibahezagire.